ubundi bride shower ijya kubaho uyu mwana w'umukobwa yarateguwe mbere, uyu mwana w'umukobwa yarateguwe n'umubyeyi we, ariko nago ababyeyi tukibasha kugira umwanya wo kuba twagira inshingano ku bana bacu ngo ube wamufatira umwanya ibi bintu azajye kubigeramo waramuteguye mbere, ukumva yuko azabwirirwa muri bride shower. Muri bride shower iba ntunahibere noneho umurimo ugasanga oya namunenze, ahubwo ndamunenga banabyumve neza icyo ndi kubanengera, nimugaruke mwongere mutekereze ngo umwana ndamutegura ryari. Umwana uzamutegure mbere, ufata igihe cyo kumuganiriza, ntabwo umwana azategurirwa muri bride shower. Ibintu ahabwirirwa ni byinshi kugira ngo azanabikurikize byagorana, ariko 50% ubaye hari ibyo wamuhaye mbere yuko ino bride shower inagera, yuko deja anategura ubukwe. Ibi bintu biramufasha kuko abaho abizi neza, azi ngo igihe nikigera cyo kubaka urugo nzakora iki. Rero ababyeyi mwongere muganiriza abana banyu. Ugasanga umukobwa uzi ko hariho n'umukobwa ugira imyaka yo kuba yajya mu mihango, umubyeyi watarigiza amuganiriza. Nta mubyeyi ubukurimo, uba ugomba gutegura umwana wawe mbere akamenya ngo naca mu bintu runaka arabicamo, ariko waramuganirije nk'umubyeyi we. Bivuze ngo wa mugore mukuru ntaragira inshingano zo kwigisha abagore bakiri bato ibyo kubaka ingo zabo. Batakaje indangagaciro n'ibintu byose biri gupfira. Umwana umwohereje mu rugo, ntiwamwigishije guteka, ntiwamuguti bateka gutya, aragiye ageze mu rugo aratangiye akoze ibyo yiboneye, aratangiye agaburiye umugabo ikiko kimwe cy'ibiryo, ntari bumenye ngo umugabo ararya ryari, umugabo aragaburirwa ryari, umugabo n'inshingano zanjye zo kumutegurira icyo kurya. Ibi bintu rero twongere twisubiremo ngo duteke iki. Bivuze ngo ntago inshingano zibona nk'inshingano ze. Najya no guteka nafite n'imiceri wenda yatahanye, aragenda reka twibutse Marene kwimyoza k'uyu mugabo bicanze urugo akaruta akagenda, ari ku mutwe w'uyu muntu bita pare. Cyane abapare mujya gusura iz'abandi basohotsemo, bari duhereza umugisha. Ndashaka kugira ngo hari icyo pasiteri ashoreje avuga ati abashaka kurushinga, abashaka gushaka ni umwaka mwiza. Kubera iki? Kubera ko Imana yahagurukije pasiteri Ken kugira ngo ahangane n'ibibazo birimo bisenya umuryango. Imana yahagurukije pasiteri James ni impano nyirizina, kuko n'ibitari ibi birahari. Imana yahagurukije umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana Chantal arahari. Aba bantu bagiye guhitamo nabi gute duhari? Kuki batatugana? Nimba ubona urimo gushidikanya kuri Marene wawe, tugana uvuga uti ubundi Marene mwiza nuwujuje izihe ndangagaciro, tugusobanurire tuti nuganira nawe ukumva kubwira ijambo uzamenye ko yujuje indangagaciro. Turahari, n'ikimana yaduhamagariye. Niyo mpamvu uvuga ngo uyu mwaka ni umwaka mwiza, kuko iki gitangazamakuru bwacyo Imana igiye kucyubaka. Ziko yabimbwiye igiye kucyubaka gikwire ku isi yose. Dutumire abamarene bagize uruhare mu kubaho cyane. Uwo mubyeyi uzamuntumirira ariko cyane ubakiye ngo 26 kandi noneho guhera ko yashingiye bwa mbere na nizi Sara cyamukurikirana ibaza imyaka 10. Uwo mubyeyi aracyamukurikirana. Bivuze ngo niba unashingiye umuntu ukabona amaze imyaka 15 mu rugo, nukura cyafite za nshingano za Marene. N'umubyeyi rero Marene birangira ngo ku myaka runaka nashaka batinze mu rugo rwe waramushingiye, n'ubundi ugomba gukomeza kumukurikirana ukareba ngo uko yatangiye nahagejeje biracyameze neza. Iyo tugiye mwiyobokamana, Marene aba umubyeyi w'abatisimu cyane. Iyo tugiye mu muryango, aba nyirasenge. Yego. Numuranga nyirizina, arakomeza uwo yaranze. Ubuse waranga ikintu rimwe, iyo utakaje nyine nacyo kiratakaza cyane, sibyo? Murakoze, reka tubashimire ku kiganiro cyiza muduhaye. Yego
bivuga ngo akandi kantu gatoya ubutaha tuzababwira kuri ba marene basenya ingo bagatwara abagabo. Twagiye Yesu ashimwe inshuti bavandimwe b'Umuco Family Gospel TV. Turashima Imana kubw'umunsi mwiza Imana yatwongereye, ntangiranye ijwi ry'ituze cyangwa se rituje risaba gukoresha ubwenge bwinshi. Nk'uko mudukurikiye murareba iburyo bwanjye n'ibumoso bwanjye abantu bankikije, mvuze cyane bataravuga nabihanirwa n'amategeko, ariko nditonze kugira ngo ngendane nabo kuko nibo Imana yatumye. Njyewe ndi intumwa yabo ariko bo batumwe n'Imana. Haleluya. Inshuti rero, inshuti z'umuryango, inshuti z'umuco, nk'uko mutumenyereye mu kiganiro Umuco n'Umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Ni ikiganiro kimaze kwaguka kandi twagiye tubasezeranye yuko tugomba kugira abatumire batandukanye cyangwa se abatumirwa, biterwa nuko wumva ikinyarwanda wakigorora. Mu ntangira z'umwaka cyangwa se mu gusoza umwaka ushize wa 2026 twabifurije neza n'ishya mu mwaka mushya, ndetse tunabasezeranya yuko hari ibigiye guhinduka, hari impinduka zibamo. Tugiye kugira abamama beza nk'uko Bibiliya ivuga ngo muhamagare namwe bamama bakuru mwigishe abagore bato. Nakoresheje ijambo abamama ariko Bibiliya iravuga ngo bagore bakuru ni mwigisha abagore bato ibyo kubaka ingo zabo. Nshimye Imana rero cyane cyane kuko ku munsi w'ikiganiro cya mbere dukoze muri uyu mwaka wa 2026 dutangiranye n'umumama n'umubyeyi cyangwa n'umugore wemeye inshingano akaza kwigisha abagore bakiri batoya kubaka ibyingo zabo. Kuko iyo tuvuze umugore ni igisobanuro kinini, ngira ngo twareba itangiriro kugeza mu iherezo, umugore agenda agarukamo ku kinini ndetse n'igitoya. Munyemerere rero mbahereze ikaze mwese abadukurikiye imbere mu gihugu no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Amerika, mbona bandika Tanzania, ni inshuti zacu. Mbahaye ikaze mwese, mbahaye ikaze mu kiganiro n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Twagize amahirwe rero yo kugira abatumirwa. Nshaka yuko hari ukuntu uvuga umuntu mu buryo butari bwiza nkawe uko yibwira abantu, kuko uvuga umuntu ukamuvuga igice kandi ahari ari mukuru, ari umukozi w'Imana, afite uko yahamagawe, afite icyamuzanye muri studio cyangwa se kuri kamera kuganira n'abantu, ugasanga nabyo ntabwo ari byiza. Rero mbere yuko dutangira ikiganiro dusenga tuganiza abadukurikiye, munyemerere mpereze ikaze abo turi kumwe kwanza. Reka mpere iburyo bwanjye hari umubyeyi nk'uko nari maze kubabwira, wahamagariwe kuza kwigisha abagore ibyo kubaka ingo zabo. Niko icyanditswe cya Bibiliya kivuga ngo bagore bakuru ni mwigishe, mwite kwigisha abagore bakiri bato ibyingo zabo. Nubwo no mu bakuru harimo ikibazo, turi buganire nawe mu mutega amatwi, mu mukurikire mu mwumve. Reka tubanze tumuhereze ikaze. Mubyeyi tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye kugira ngo ubamara amatsiko. Nanjye nitwa Kimanizanye Chantal, ndi umugore, ndubatse. Amen. Rero Imana ibaha umugisha, uyu murimo ni Imana yampamagariye. Twicare twige. Imana imuhereza umugisha. Chantal yemeje, ahamije, aravuga ati ndi umugore w'Imana yahamagariye kwigisha. Abahaye ikaze mwese, twicare twige. Imana iguhereza umugisha mwarimu mwiza. Ibumoso bwanjye rero murahabona umugabo, tumaze iminsi tuganira, ngira ngo pasiteri wenda wowe ndi bwisegure cyane. Hari ikiganiro wahaye abantu bakurikira iyi channel y'Umuco Family Gospel TV,
isubira ku biyobyabwenge. Ibiyobyabwenge byari ujya gutanga icyo kiganiro byari biturutse ku nshingano y'umuryango, ku mugore, umugabo n'umwana nk'ibice bigize umuryango. Usubira ku bana winjiye ku kintu bita ikiyobyabwenge. Unanavuga ngo twebwe ibyo twita ibiyobyabwenge ntago ari byo biyobyabwenge nyirukuri. 2026 wabwira iki inshuti zawe, abagukunze n'abagukurikiye kuri Channel Umuco Family Gospel TV? Icyo nababwira nuko uburyo bwo kuyoba ubwenge burimo kwiyongera nimo kugenda mbibona buri kwiyongera cyane. Ubu niba leta yongera polisi n'ubukangurambaga ntabwo mbizi, ariko ni ukubisengera. No, utangiye uhamagara polisi kugera kwa polisi, abadiyakoni n'abandi ntabwo ubwenge noneho bwageze, ntabwo bikiri ikiyobyabwenge, ahubwo ubwenge bwagiye n'abo wari usigaranye n'iki. Haleluya, haleluya, nukuri. Reka tugirire neza ko kuri Imana y'amahoro, kuri Imana ishoboye kandi Amen. ikomeye. Reka ukomeze kubana natwe kandi tugire neza. Nidusozanya nawe turongera tugushime. Yego Yesu. Amen. Tubigusabye twizeye izina ry'umwana wacu Kristo. Amen, amen, amen. Barakoze cyane. Reka ne kongera gutwara umwanya munini kuko abatumirwa bacu bariteguye kandi bameze neza. Umwaka wawushoje ute wa mubyeyi? Umwaka nawushoje neza, ndamahoro, ntabwo nawushoje ndwaye, ndashimira Imana. Nta babyeyi baguhungiyeho muri uyu mwaka, cyangwa se dukoresha ijambo abagore bavuga bati imihini yavuze ibintu byacitse ngo baguhungireho mu gusoza umwaka cyangwa gutangira umwaka? Igihe icyo ari cyo cyose uyu murimo tuwuhoramo. Yego. Ntabwo tuvuga ngo turi mu mwaka ushoje, turi mu mwaka utangiye. Icyo ni ikintu gihoraho kandi dushyizemo imbaraga, ntabwo ababyeyi bawe Ntago babura. Imana iguha umugisha. Nizere yuko nk'uko soroga yacu ivuga muri uno mwaka, yuko ari umwaka wituze, kumvikana, kwigirira icyizere no kukigirira abandi, kuko abantu bamaze gutakarana icyizere. Nk'uko turi busubireho, duhera ku muryango. Iyo umugore atakigirira umugabo w'icyizere, iyo umugabo atakigira umugore w'icyizere, no hanze burya biranga, kuko society yo hanze itangirira mu rugo. Umugabo ava mu rugo ajya mu kazi, uko avuye mu rugo ameze niko akazi kamugendekera uwo munsi wa none. Nizere rero ko abakugannye muri uno mwaka baba baremeye icyizere cyane rwose, icyizere cyo kubaho. Imana iguha umugisha. Abadukurikiye Imana ibaha umugisha. Reka twanzike ikiganiro cyacu, turahera n'ubundi ku mubyeyi. Umubyeyi waba Bikira Mariya, waba mama runaka, byose birashoboka kuba gukurikiye. Hari ibyo twibajije, kugira ngo tujye kugutumira, nuko twakunze uburyo wigisha abantu. Bivuze ngo uri umwarimu noneho mwiza muri uno mwaka w'ibyiringiro, kuko ni umwaka Imana yaduhaye abantu ibyiringiro, bazamura ibyiringiro kugira ngo cya cyizere batakarizanyaga cyongere kibeho. Mubyeyi, ikibazo kirabaza ngo ese ye kubera iki umuryango wugarijwe cyane mu Rwanda ku gusenyuka? Ese nuko tumenye byinshi cyangwa n'ubujiji butwegereye? ikintu cya mbere, impamvu ibintu ubona biregereye bikagenda neza, hari igihe habaho kwibagirwa icyo uri cyo. Iyo tuvuze umuryango, ni umuryango w'umugore n'umugabo n'abana babakomoka. Kandi hariho wenda katurebe gutya, hariho umugore n'umugabo banabana. Ngufata akamikoro kugira ngo bakumve cyane. Yego, hariho n'umugore n'umugabo babana ariko bakaba bataragira umugisha w'abana. Rero iyo tuvuze umuryango, ni umuryango nyine ugizwe n'abo bantu mu rugo. Rero hariho igihe hariho uteshuka ku nshingano mu rugo,
akibagirwa icyo ari cyo mu rugo, akirengagiza inshingano. Muri kwa kwirengagiza inshingano hakavamo gusenyuka ku rugo. Imana iguhe umugisha cyane. Iki kintu cyo kwibagirwa inshingano cyangwa kwirengagiza inshingano, ukuri kuriho tugiye mu buryo bw'iyobokamana turavuga ngo Satani yanshutse cyane cyane iyo ndi umushumba, uri umukozi w'Imana, wakira benshi bakugana, urabasengera, ubagira inama. Hari ijambo dukunda gukoresha ngo ni ukwihanisha abantu, ariko ubundi aba ari ukubagira inama, kuko umuntu atagusobanuriye ntabwo wabona uko umugira inama. Na muganga yagiye kuvura arabanza akakubaza uburwayi. Iriya jambo rero tugiye mu buzima busanzwe tubyita kugira umuntu inama ari uko amaze kugusobanurira ikibazo afite, wamuteze amatwi. Ese nk'umugore Imana yatoranyije kwigisha abandi bagore, twabonye ijambo rivuga ngo bagore bakuru mwigisha abagore bato ibyo kubaka ingo zabo. Ntabwo iri jambo ryabwiwe umugabo, kandi umugabo ni umwe mu bagize kubaka urugo. Ese ubona ni iyihe mpamvu Imana yibanze ku mugore? Umugore umushushanya gute muri sosiyete nyarwanda? Umugore umushushanya gute mu rugo? Imana iguhe umugisha. Ni ukuvuga ngo rero umugore ni ikintu gikomeye cyane. Ahangaha nimvuga ndavuga ku mbaraga z'umugore. Ni ukuvuga ngo umugore mu rugo ni ikintu gikomeye, ni ikintu kigari, ni urugo. Umugore mwita urugo ubundi, kuko umugore yitwa mutima w'urugo. Umuntu uko agenda, uko ahagaze, nta mutima afite, ntabwo waba uri umuntu wuzuye. Kuko urumva ahangaha wenda ndi buhatindeho gatoya, umugore mu rugo iyo nyine umutima, iyo ufite ikibazo, iyo nta mutima uhari, nta rwa rugo nyine, kuko urumva umugore ni mutima w'urugo. Rero umutima iyo ufite umutima ntago uwo muntu aba ariho. Rero uri kumva mu rugo, iyo mutima w'urugo nyine yahindutse ikindi kintu, ntabwo rwa rugo, yego uri kumva uru rugo rurimo umugabo nyine umutwe w'urugo, kuko umugabo ubundi yitwa umutwe w'urugo. Ry'abagabo ndabubaha cyane, banubahwe. Ni ukuvuga ngo nubwo uhari uri umugabo, ariko wa mutima mu rugo ukaba wabuze, ibintu byose birarangira. Ni ukuvuga ngo rero umugore, warumbajije ngo umugore mufata gute? Umugore ni ikintu gikomeye cyane. Umugore wenda abantu ntibanyumve nabi, ariko umugore burya niwe muntu uba ufite urugo gutya mu biganza, ku buryo umugore yabishatse urugo rwasambuka rugasenyuka, akagira uko ashaka urugo hatabayeho imbaraga z'Imana. Rero umugore, mwabagore mwe, mwiyumve nk'abantu bakomeye mu rugo, ibintu mubikore neza, mwongere mwisubiremo, murebe ngo ibi bintu turi kubikora gute. Kuko ahangaha ndagendana ninjire ngere mu cyumba bita icyumba cy'ibanga. Icyumba cy'ibanga, wa mugore we, mvuga ngo icyumba cy'ibanga ntabwo ari icyumba kibikwamo imiceri, ntabwo ari stoke y'ibiryo, ahubwo icyumba cy'ibanga ni icyumba cy'umugore n'umugabo. Ntabwo ari icyumba cy'abana, ahubwo ni icyumba cy'umugore n'umugabo. Rero uyu mugore ndi kuvuga, wa mugore we, reka tugende duhere mu cyumba, ariho ubanza utunganyirize buri kintu cyose. Ahangaha umenye ngo ndabikora gute, ndabigenza gute. Ukuvuga ngo ibyo yubaka abanze yego, ubanza ubyubakire mu cyumba cy'ibanga. Numara kubyubakira mu cyumba cy'ibanga, ibindi byose biraza ya mbuto yabibiye mu cyumba cy'ibanga. Uko niko kuri, kuko ibintu byera nibwo bigaragaza. Yego. Ahangaha uyu mugore, ibi bintu nabasha kumenya neza iki cyumba cy'ibanga uburyo ari bugitware, isuku yacyo, mbese iki cyumba cy'ibanga akabasha kucyubaka mu buryo bwubakitse. Ibindi byose mu kazi, kurera abana, kuganduka ntabwo ari mu cyumba gusa, ahubwo kuganduka no hanze, mu gufurira umugabo, mu kumutegurira, mu kumuterera ipasi, mu kurera abana, ibyo byose ni ukuganduka. Birahari, ntabwo bose bapfiriye gushira.
ntabwo bose bapfiriye gushira, harimo abakibishobora ariko ni bake, ni bake. Niyo mpamvu twaje hano, niyo mpamvu twaje hano kugira ngo ibintu mwongere mu bikosore. Ndi kuvuga ku mugore, umugore yabishatse yasambura umugabo akajya ku gasozi. Ntabwo abagore tukihesha agaciro, ntabwo tukimenya indangagaciro zacu nk'abagore, ntabwo tukimenya icyo turi cyo mu rugo. Wabaye umugabo, waragiye usimbura umugabo kuba umugabo. Uko byagenda kose menya inshingano zawe, zagaruka nongere nanabivugeho neza. Ni ukuri Imana iguhereza umugisha cyane mubyeyi. Turi kumwe n'umubyeyi Pasiteri Kenny. Umudamu aravuga ati ubundi urugo ruhera mu cyumba cy'ibanga. Icyumba cy'ibanga ni ukwemeranya k'umugabo n'umugore. Ni ukuvuga ngo wenda nshyizeho akanjye, yasobanura aravuga ati iyo umutima urwaye umutwe ntabwo ushobora gukora, kuko muri siyansi ubona ko umutima niwo uvomerera ku mutwe, kuko iyo umutima urimo gukora cyane niko ubwonko buba bukora cyane, iyo ukoze gake ubwonko bukora buhoro. None bakavuga ati umutima w'urugo ni umugore. Bivuze ngo iyo umugore agize ikibazo ni wa mutima we wagize gute, uba wagize ikibazo. Umutwe ntabwo ushobora, arananirwa, arasinzira, agira gute. Ubwo nashatse kuvuga muri siyansi amaraso ntaba agitembera nyine. Ni ukuvuga ngo ibikorwa mu rugo ntibiba bikidema, birahagarara. Ese nk'umupasiteri ugira inshingano zo kwigisha abagiye kuba, abagiye kurushinga. Ese iyo ugeze kuri uyu mugore wibanda kuki? Abadukurikiye mu gihe agiye kubana n'umugabo, kandi abanyarwanda ni abahanga ngo ni umutima w'urugo. Natanga icyanzu ni kuri buri wese, ntabwo umugabo afite ubushobozi bwo gukumira cyangwa se gufunga cya cyanzu umugore yatanze. Umubyeyi aravuze ngo iyo umugore ashatse kubisandaza arabisandaza, kandi biragoranye ko birunda kuko ari we wabisandaza. Mu nyigisho nanjye ndishyiramo nk'umupasiteri, ariko ubwo nashatse kubaza wowe nk'umutumirwa, wibanda kuki kuri aba bantu babiri ugiye kwigisha? Hari umutwe w'urugo, hakaba n'umutwe. zose zahereye muri Edeni, igihe umugore yaryaga icyo atahawe n'umugabo. Ibifatira akamikoro nibwo bigenda neza. Urumva? Igihe umugore yaryaga icyo atahawe n'umugabo, niho hantu hambere amakimbirane yabonetse. Undi muri rusange uyu munsi byaragarutse, nibyo bibazo nyine. Nibyo umugore ntagikenera ko kugaburirwa n'umugabo. Nibyo kibazo rero. N'ubundi iyo ngiye kubigisha rero mpera aho ngaho, kuko kugira ngo isi hure n'umuvumo, umugore abona byarababaye, umugabo aryoshya ko naho ngaho byahereye. Umugore arariye, cyambere yakira ibintu bitari by'umugabo we. Icya kabiri, abiri yatari umugabo bimuhaye. Icya gatatu, ahaye n'umugabo we ngo arye. Icya kane, umugabo nawe arariye. So urumva rero ibyo byose iyo bije haba harimo ibintu bibiri. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ritugaragariza Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere ni uwakoze ayo makosa yose. Iyo twigisha rero umugore n'umugabo nk'abapasiteri, twerekana akamaro ka Adamu wa kabiri, ari we Yesu. Ngo twibanda kuko dukeneye gukiza. Niko dukeneye gukiza. Kugaragaza amakosa yakozwe. Yego. Turashaka kugaragaza uburyo bwo gukosora ikosa. Yego. Ibyo rero tuhageze twigisha umugore inshingano, nkuko umushiki wanjye yahoze abivuga. Umutima ni ikintu gikomeye, umutwe nawe ni ikintu gikomeye. Ariko rero muri iyi minsi nuko bishaka kunyurana, ngo umugabo ahinduka umutima, umugore ahinduka umutwe. Ntabwo byakunda, ntibibaho. Ubu niyo wagendesha amaboko ukagenda wabase, ntabwo wagenda kilometero. Uri kubyumva? Bivuze iki rero? Ushatse no kwigira umutwe atari ko Imana yabigenjeje,
waba umutwe icyumweru kimwe, ariko mu kindi ugasanga byarangiye. So icyo navuga rero ni uko abantu bakurikiranye umuco n'umuryango ahangaha bakwiye kugaruka ku ndangagaciro cya mbere z'ijambo ry'Imana. Nicyo kintu cya mbere nababwira, basome ijambo ry'Imana, kuko umugore ni umuntu wo kubahwa, ni umuntu wo gukundwa, ni umuntu mbese udasanzwe, n'umugabo ni uko nguko. Ariko uburyo bwo kuzuzanya niho Satani arimo kugenda avangira abantu. Iyo nigisha abantu rero babwira ko umugore agomba kubaha, ababwira ko umugabo agomba gukunda. Ibyo byombi iyo bihari, habaye kubahwa, habaye gukundwa, ibintu byose bigenda neza. Biracyahari se ahubwo? Ntabyo mbona cyane, ariko uretse ko nta n'ibyo njya mbona, uretse bamwe wenda batangaho ubuhamya, ariko ngiye mu bantu 80 mpura nabo 79 bose bambwira ko bitahari. Ibyo rero ni ukubera iki bimeze gutyo bitagihari. Mbibonera mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, uko ibihe bigenda biza ntago byoroha, ahubwo birakomera. Bikomera gute rero? Nuko abantu batakaza indangagaciro n'umuco byabo, bagafata umuco w'ahandi. Igihe cyose Bibiliya ivuga ko ubwoko bw'Imana bwivangaga n'abanyamahanga, bagatangira gukora umuco wabo. Imana yatangaga ba bantu mu maboko y'abanzi babo. Ni ukuvuga kuba pasiteri yarigishije ni byiza, ariko igihe cyose nge ntazagendera nk'umugabo ku cyo nigishijwe n'ijambo ry'Imana, n'umugore Imana izantanga mu maboko y'ababisha banjye. Ababisha banjye ni abaye, ni ba bandi badukikije, abona urugo rwasambutse, abona urugo rwasenyutse. Biravuga ngo Efurayimu yari yaravuzweho n'Imana, ariko igihe yivaga n'andi moko yahindutse ukundi kuntu. So iyo nigisha rero muri iyo ntuza y'ijambo ry'Imana, ngerageza kubereka iki ijambo ry'Imana rivuga. Niyo tugarutse mu muco, garuka muri ba sogokuru n'abandi, ariko ibyo byo ntibishobora gukora muri iyi minsi. Unabigaruye uri umusazi, ntibikunda. Ubwo tureba icyo leta iteganya, akaba ari cyo tugenderaho. Imana ikwereza umugisha. Esa guhereza umugisha cyane. Reka bashuti b'Umuco Family Gospel TV, nkuko mudukurikiranye, muze kumbabarira, nkeneye kwitsa cyane kuri uyu mubyeyi turi kumwe nk'umutumirwa, kuko afite byinshi kandi ngo umwanzi w'igihe wa byose ni amasaha ariruka, ntabwo turi buyahagarike. Pasiteri Kenimana Muhumugisha aravuze ati muri Edeni niho hatangiriye ikibazo, aho umugore yaryaga icyo atahawe n'umugabo. Ntabe n'icyo gusa, aragihawe, arakiriye, ashyiriye n'umugabo ariyeho. Tugiye muri siyansi, n'ubundi wa mugore ikinyarwanda cyitwa umutima, ni ukuvuga ngo umutima wa virusi y'uburwayi uragishangije n'ubwonko, ubwonko nyine busherinze virusi, umuntu ararangiye. Urumva ko ikibazo kiracyara. Wa mubyeyi we, umbabarire nkusubireho, wenda nateguye nubwo uri buduhe ikindi kiganiro, ariko hari ibyo nateguye mu bibazo abantu bagiye babaza, ndi bukudeviye gatoya, ariko turacyari ku bagore. Nifuje cyane ko twitsa ku mugore, kuko twamaze kubona yuko kugira ngo winjire mu nzu nuko ufite urufunguzo ukayifungura, kandi urufunguzo rw'umugisha ni umugore, urufunguzo rw'umuryango ni umugore, urufunguzo rw'ubuzima ni umugore. Kuko abashakashatsi bagaragaza ko 98 hafi n'ibice, urumva, by'imibonano, umubonano wakozwe neza ubugize ubuzima bwiza, umuntu aba ari bw'abayuje. Kuvuga ngo gukora imibonano y'abashakanye 98 uyikora neza ngo ufite ubuzima buzima. Ni ukuvuga ngo rero naho hari urufunguzo, kuko ni ikibazo turakira, twa pasiteri wakira benshi, ari abusengera, ubona yuko ni nkaho hariho ruzingiye. Icyo kibazo sindi bukikubaze, wenda turi burebe mu kiganiro gikurikira, ahubwo ndashaka kubaza aka kabazo. Ubwo ndakibaza muri context y'uwakibajije yakibajije, ngo mubyeyi, ese wumva ute amagambo abana b'abakobwa babwirwa, amagambo abatera ubwoba bw'aho bagiye cyangwa se bashingiwe?
ugiye muri ayo magambo ugiye iw'abandi haravuna ntihunga. Nyoko bukwe si nyoko, ni nyina wundi. Umugabo ni umwana wundi, haravuna ntihunga. Hungisha kagapfuta. Mbese yagiye atondagura utuntu twinshi. None barabaza ngo ese aya magambo ntagira uruhare mu gusenyuka kw'ingo z'uno munsi wa none, noneho zitamara na kabiri? Mbere zarasenyukaga, yego barahukanaga, imiryango ikunga. Ubwo ikibazo cya kabiri ndi bukikubaze nyuma yo gutanga igisubizo kuri aya magambo. Uyu mubyeyi umaze kubwira umwana we aya magambo, yahamwohereje n'ububi bwahamwohereje, kubera icyo amureka akajyayo? Ese iyo agarutse bimunaniye, siyo mpamvu ngire ngo amwakira neza? Uruhare rw'uyu mubyeyi mu kubakira umwana we ni uruhe? Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere, uyu mwana w'umukobwa ugiye kubaka ajya kubaka agejeje igihe cyo kubaka. Kandi mu buzima bwa buri munsi dusanga urugo ari ishuri ritarangira. Umuntu ahora yiga ugitangira kurugeramo, ugakomeza wiga kugeza igihe iherezo ry'uru rugo rigeze. Rero ni ukuvuga ngo igituma aya magambo ayamubwira, icya mbere cyo nyine agiye kwinjira mu rugo. Kandi kwinjira mu rugo ntabwo niba ufashe nuvuga ngo uyu mwana w'umukobwa agiye gufata inshingano, kandi izi nshingano ntabwo azazifashwamo na nyina, ntabwo azazifashwamo na se cyangwa se ise wabo. Ni inshingano we ubwe yinjiyemo agiye gukora. Aya magambo rero ni nk'amukangura. Jewe ndamushigikiye uwo muntu, ndi kubivuga nk'umushigikiye, kubera yuko uyu mwana uri kubwirwa aya magambo agiye kwinjira mu nshingano zikomeye, inshingano nuvuga ngo atazagerayo. Ngo ikintu kiba gitumye amubwira aya magambo, aba ashaka ko nagerayo nahahurira n'ibintu bisa naho bimukomereye, nyine bitazamutungura nyine azumve yuko yari yaranabibwiwe yuko nyine ibyo bintu ashobora kuzahurirayo nabyo. Ntago amusobanurira ngo amubwire ngo bizagenda gutya na gutya, ariko niba hari icyo ahuriyemo nacyo mu byo nyina yagiye amubwiye, bivuze ngo arabibona nyine nk'ibintu bisanzwe, amenye uko ari bubyakire n'uburyo ari bubitware. Ugifite akamikoro, yego, ibyo ari byo byose baranyumva. Ntarajya mu kibazo kindi ariko bijya gusa. Yego. Uno munsi wa none Pasiteri Ken atugaragarije uburyo ki muri Edeni uriya mudamu yihaye ubasha, yafashe inshingano zo kwiyitaho cyangwa se kwigaburira, ntiyarindira ko agaburira. Uyu munsi wa none bashiki bacu aba bana barizi, sibyo? Iki cyari mu muco nyarwanda, sibyo? Bamwibutsaga, ubwo ni nkanjye akanyeshyizeho, bamwibutsaga ibyo bamwigishije nk'uko ugisobanuye, kugira ngo nagera hariya azirwaneho. Yego. Uyu munsi wa none rero, kuko uyu mugore afite ububasha n'ubushobozi, ntabwo abyigishwa. Ni ukuvuga ngo aba babyeyi ntabwo bagifite umwanya wo kubyigisha abana ngo babikuriremo, kuko abana baba bari ku mashuri, bari hehe. None kuri wa munsi wa nyuma arimo kubimubwira, sibwo amunanije mu mutwe, ahubwo yakubitanye nabyo ahita aruzinga, ahita abivamo akagenda, kuko ntiyabitojwe, ntiyafashe umwanya ngo abitozwe. Ntabwo nzi aho ngaho ukuntu uri bumufashe kugira ngo mpumve neza. Umubwiye ko umugabo atari mwiza. Yego. Uyu mwana yarari ku ishuri, yize amasiyanse, yiga imibanire, kuko hari abiga n'imitekerereze ya muntu. Yego. Hari icyo akurusha. Si ikintu wamwigishije ngo agenda agihuze n'ibyo yagiye kwiga. Ugiye kukimubwira none aha ngaha. Si wowe umuhaye kunanirwa gutekereza, akavuga ati ibi ba mama batigaga nibo babishoboraga, reka njye nigendere. Urumva nanone nuvuga ngo 50% aya magambo uyu mubyeyi yamubwiye arabigiramo uruhari, kubera ko umwanya wiwe yawuhaye amasomo, umwanya wiwe yawuhaye ibindi bintu. Nanone ndi buhite ngaruka nenga uyu mubyeyi,
munengere naka uburyo ko babajije ubijyanirana kuko uhise winjira muri ka kabazo ka kabiri. yego kavuga ngo umubyeyi yatakaje inshingano aho afata umwana we agiye gushingira akamutanga ku bana bagenzi be ngo bari bamwigisha ibyo agiyemo. Nibyo bigezweho ngo byo gukora ngo ni bride shower, ngira ngo bride shower. Ese koko urumva ugiye kubisubiriza hamwe nyine kuko ugiye kunenga uyu mubyeyi. Yego. Hano bakibajije basa naho bashaka kugaragaza ko hari ako banenga umubyeyi nyine. Yego. Iriya bride shower yagombye kuba yikorera iwe agatumaho umwana hagarika akazi iminsi 2 uze hano ntigisha. Yego. No kuvuga ngo ubundi bride shower ikintu isobanuye niyo nyine kuba ngo nukugutegura ibyo ugiye nukugutegura, ariko ubundi bride shower ijya kubaho uyu mwana w'umukobwa yarateguwe mbere. Uyu mwana w'umukobwa yarateguwe n'umubyeyi we, ariko nago ababyeyi tukibasha kugira umwanya wo kuba twagira inshingano ku bana bacu ngo ube wamufatira umwanya ibi bintu azajye kubigeramo waramuteguye mbere. Ukumva yuko azabwirirwa muri bride shower. Muri bride shower iba ntunahibere noneho umurimo ugasanga oya namunenze, ahubwo ndamunenga banabyumve neza. Icyo ndi kubanengera ni mugaruke mwongere mutekereze ngo umwana ndamutegura ryari. Umwana uzamutegure mbere, ufata igihe cyo kumuganiriza. Ntago umwana azategurirwa muri bride shower. Ibintu ahabwirirwa ni byinshi kugira ngo azanabikurikize byagorana. Ariko 50% ubaye hari ibyo wamuhaye mbere yuko ino bride shower inagera, yuko deja anategura ubukwe. Ibi bintu biramufasha kuko abaho abizi neza, azi ngo igihe nikigera cyo kubaka urugo nzakora iki. Rero ababyeyi mwongere muganiriza abana banyu. Ugasanga umukobwa uzi ko hariho n'umukobwa ugira imyaka yo kuba yajya mu mihango, umubyeyi watarigiza amuganiriza. Nta mubyeyi ubukurimo. Uba ugomba gutegura umwana wawe mbere akamenya ngo naca mu bintu runaka arabicamo, ariko waramuganirije nk'umubyeyi we. Bivuze ngo wa mugore mukuru ntaragira inshingano zo kwigisha abagore bakiri bato ibyo kubaka ingo zabo. Batakaje indangagaciro niho ibintu byose biri gupfira. Umwana umwohereje mu rugo, ntiwamwigishije guteka, ntiwamuguti bateka gutya, aragiye ageze mu rugo aratangiye akoze ibyo yiboneye, aratangiye agaburiye umugabo ikiko kimwe cy'ibiryo. Ntari bumenye ngo umugabo ararya ryari, umugabo aragaburirwa ryari. Umugabo n'inshingano zanjye zo kumutegurira icyo kurya. Ibi bintu rero twongere twisubiremo ngo duteke iki. Bivuze ngo ntago inshingano zibona nk'inshingano ze. Najya no guteka nafite n'imiciri wenda yatahanye, aragenda ateka irobo. Nukuri harabonzi byasenyeye gutya, harabonzi byasenyeye. Umwana w'umukobwa akinjira mu rugo atazi bimujyanye, atazi ngo ndinde ndi muntu ki, aragenda akajya ateka irobo y'umuceri. Umugabo akarya ntahage. Iriya mu cyumba hamwe twavuze hejuru, ntamenye ngo ndinde mu iki cyumba ndabikora gute, ndi muntu ki hano. Ibintu byose aragenda arabizambya. Umugabo arangije aterura wa mwana, aragenda abwira iwabo ati mushyikire kuko mwamumpaye mutazi icyo mumpaye, mumusubira. Nukuri pe haraho nzi byagenze gutyo. Icyo kibazo nyine cyarangiye, yarongeye basubirana umwana wa kuko ntabwo yarazi ikimujyanye. Umaje rya jambo gatanya cyangwa barigishije baramugarura. Oya bamugarura azaje gukora iki? Urumva niba buriye mu rugo mu nshingano zo mu cyumba, akaburira mu nshingano z'igikoni, akaburira ahantu hose, umugabo yabuze ahantu amubonera, arangije araterura aravuga ati mwakire ntabwo azi icyamuzanye. Uri kumva rero ni ikibazo. Babyeyi dufite abana tubabe hafi, unamwigishe guteka, umwigishe buri kimwe, ku buryo ejo bamukuzaniye ntabwo byakunezeza, ntabwo byagushimisha. Rero dukwiriye kubategura mbere. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Imana iguha umugisha cyane Pasteur. Reka nkusubireho. Wumvishe byinshi, ushobora gutanga igitekerezo cyangwa se ukabaza kuri uyu mubyeyi
ku isenyuka ry'ingo byanze bikunze ukurikije uko ikiganiro uyu mubyeyi arimo kuduhereza birimo biraganisha kuri uyu mubyeyi mukuru cyangwa umugore mukuru wo Bibiliya yavuze. Bivuze ngo gusenyuka kw'ingo ukwinshi kushingiye ko ibyo bajyamo baba batabizi. Ese koko nibyo? Hari urugero nawe wumva gusenyuka k'urugo biterwa no kuba batabizi? Nk'iyo wigishije hari abagusubiraho bakugisha inama, ingo zabananiye, hari n'abakurenga bagakoresha ubwenge bumva yuko ari iby'abapasiteri binjiji n'iki, kuko ibyo tujya duhura nabyo. Nkawe mu magambo 2-3 urubanza urasa n'uruherereza hehe? Ngewe uko navuga mu by'ukuri ntago navuga ngo impamvu yo gusenyuka si uko baba batabizi. Icyo njyo uyu mubyeyi ambabade sinkemeranyaho nawe, ariko ndanasobanura impamvu nakyemeranyaho nawe. Mu by'ukuri ubu ngubu isi isa nkaho yabaye umudugudu. Ikiganiro turi mu kuvuga kiraca kuri social media. Ahantu henshi ho kubonera amakuru ni henshi. Icyambere nuko aba bana bose bashinga ingo ni bakeya cyane ku kigero kiri hasi bashobora gushinga urugo adafite itorero akomokamo. Nta mupasiteri, nta padiri, ibyo ntazi n'iby'abashehi ushobora gusezeranya umuntu atabanje kumwigisha. Abashehi banamutangira mbere. Yego, wenda ibyo mu ngo sinzi ibyo yavugaga by'ababyeyi bigisha abana babo, ariko nge ndavuga kuri aho hantu habiri. Ntekereza rero ko ari ukutabimenya, atari ukutabimenya, ahubwo mbona kuko rimwe na rimwe impamvu mvuga ngo nta nubwo ari no kutabimenya, nuko usanga benshi mu mizo ya mbere bigenda neza. Erega abantu bakibana biba bimeze neza, bikagenda bisenyuka, ugasanga n'ibyo yakoraga ntabwo akibikora, ugasanga uburyo yakubahaga birimo kugabanyuka. Ubu ni impamvu ari iyihe rero? Kuko tugiye gufasha barimo kudukora. Kuko ndi umupasiteri, ngiye mbona impamvu ari shitani na shitani. Ariko ubu ntari umupasiteri navuga iyindi. Turakora ku mpande zombi. Yego. Hariho abatazi n'ubupasiteri icyo ari cyo. Sinzi, hari umuvandimwe njya mbona ngire ngo ukunda kubyamagana cyane, wo bita ngo ni utanga rw'amaboko, ngo ubupasiteri ngo baba baterekera imandwa ngo z'abandi ngo n'ibiki bintu byinshi cyane. Bwira n'uyu muntu utari umuyoboke wa kiliziya cyangwa se w'idini runaka. Ubwo rero ngiye navuze nk'umupasiteri. Yego. Navuga ko ari mu by'ukuri tutirengagije kino kintu ntivugiye kuri yicano yawe, nzongera nagisubiremo, nzongera nakivuge. Nubwo turi mu isi ifite amategeko, nubwo turi mu isi duhabwa umurongo wo gukoreraho no kumviraho no kugira ibiki, ariko uburyo Imana yaremye umugabo ni uburyo buri natirere, uburyo Imana yaremye umugore ni uburyo buri natirere, ntiwabihindura. Mbese ugerageje no biteza ahubwo ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga rero ibyo ngibyo bishatse kwerekana iki? Minisiteri yacu tugira mu Rwanda y'umuco n'umuryango, ngewe mbayubagira inama, nabagira inama yo gushyiraho amategeko ariko bifashishije Bibiliya. Yego. Cyangwa se bifashishije ijambo ry'Imana. Kuko iyo haje ikintu cy'uburinganire, sinzi n'ubwuzuzanye n'ibindi byinshi bigenda biza, usanga rimwe na rimwe abantu kugira ngo babyumve ntago bashobora kubyumva kimwe. Ibyo rero iyo batabyumvishije kimwe bizana amakimbirane. Niyo mpamvu ibyo bintu bijyaho. Ari ugasanga buri cyumweru barahora babigarura, buri kwezi, buri minsi 3, buri 6, leta irashyira abasobanura, ibintu byose bagasobanura. Nyine ni ukurwana n'ibintu twashyizeho cyangwa twubatse, ariko kandi tutirengagije karemano uburyo Imana yaremye umuntu, yaba umugore yaba umugabo. Imana iguhereza umugisha cyane. Yego. Ndi bugusubireho dusoza wenda ikiganiro, ariko unyemerere nongere mbaze uyu mubyeyi. Yego. Turimo kujya ku musozo w'iki kiganiro. Hari ikindi kiganiro uri butange nkawe, ari nacyo cyakuzinduye, nubwo nakodeveye gatoya, ariko hano baravuga ngo ese ngo aba bana b'abakobwa cyangwa abagore bato, Bibiliya yise abagore bato, ko turavuga tuti abagore bakuru nibigisha abagore bato ibyo kubaka ingo zabo. Uhereye hahandi mu cyumba aho wavuze, uhereye kuri ya meza umubyeyi n'umwana babanza kuganiriraho,
aha mwigisha igipimo cyo kugaburira umugabo, gutegurira umugabo, cyane ko ubu turi no mu bisirimu. Ipasi ntiyabaga hari ku mudamu, yazingaga umwenda w'umugabo akawukura bimeze nk'uteye ipasi. Turabo hirya y'ejo. None hano ndashaka kugira ngo uze gusoreza kuri aka kantu. Ese kuba batagifite ubaherekeza mu rushako ngo amwibutse ya magambo n'intsinzi yayo, cyangwa se ikiyabitsemo, imitsindo ngire ngo birumvikana, ubutsinzi buri cyangwa se imbaraga ziri muri ya magambo bamubwiye. Kuko twabonye kuyavuga gusa udasobanuye imbaraga zirimo, uba wasenyeye wa mwana. Ariko iyo yavuze ugasobanura imbaraga zirimo, ko ari ukuvuga ngo ugikubitana n'umugabo yanyaye mu ipantaro, uzabigenza gute? Umwana ntazabimenya, umushyitsi mu rugo ntazabimenya, kandi nawe ubwe bibaye ngombwa wamurinda ko abimenya ko yinyariye, kuko yaje yasinze. Ni urugero, yanyaye mu myenda, si byiza ko ari bubimenye. Uwo ni umutsindo uri muri ya magambo, ariko utigishirizwa muri barido shawa. Nabo bakavuga bati, ese byo ntibyaba ari intandaro kuba uyu muntu uwa mbere, aha wenda n'icyo kongeyeho, uyu munsi barashaka bakwije igihe, bakuze, bashobora gufata imyanzuro kuko baraba n'abayobozi. Mbere ho bashakaga bakiri n'abato, bakagira ubaherekeza witwaga nyirasenge, umuranga se. Uyu munsi hari metron, niwe marene. Kuba marene w'uno munsi wa none ari umukirekazi runaka uri bunshyigikire, sibyo? Kuba marene w'uno munsi wa none ari umwana twiganye w'inshuti yanjye, bidashingiye ku cyo marene ari buguherekeze muri rwa rugo rwawe kugira ngo ubanze ubimenyere. Ntibyaba nabyo bifite imbogamizi mu gusenyuka cyangwa se mu gusenya kw'aba bagore, cyane cyane bato nubwo n'abakuru. Ukimpurize n'icyo pasiteri yari ahakanye, avuga ati ntabwo njye simbyemera ko basenyerwa n'ibyo ngibyo, kuko ibyo bakora barabizi. Urumva we yabihakanye cyane. Ariko kuba nta muherekeza, kuba nta nyirasenge, kuba nta muranga, kuko barahurira kuri ishuri bakateretana bikaba biragiye, ubu nabyo bidafite imbogamizi. Ese nimba bifite imbogamizi wabagiriye ihe nama? Yego, inama ya mbere rero kuri uyu mwana w'umukobwa udafite umuranga, udafite nyirasenge, ikintu cya mbere, shaka marene muzima. Marene muzima nshaka kuvuga, iyi minsi ubivuze neza, marene twiganye, marene wanyigishije, marene twahuriye mu bukwe, marene. Yego, marene w'umukire. Ntabwo marene, abantu bambabarire nibabyumva gutya, ariko nzanongera mbitindeho cyane. Ntabwo marene ari marene w'amafaranga, nta nubwo marene ari marene w'inzobe, ntabwo ari marene. Yego, ntabwo ari. Mbese hariho abaza ari ba marene b'amafoto. Wa mwana w'umukobwa we rero, ntabwo uyu marene ari we ndi bushake yuko uri buze gushaka. Niba nta muranga ufite, ukaba nta shangazi ufite uzakugira za nama, akaba ari nta n'undi muntu uri mu ruhande rwawe, shaka marene muzima, marene wakwigiraho, marene uri bukwereka inzira nzima, marene uzagukurikirana akigushyira mu rugo. Yego, marene uzagukurikirana ukiri mu rugo, akakwigisha gusengera urugo, akakwigisha uko urugo rwubakwa, marene uzakuba hafi ntakujye kure. Uyu niwe marene ugomba gushaka mu gihe udafite undi muntu ku ruhande ukuri hafi. Marene rero, abana b'abakobwa pe, mutwumve neza. Nagize umugisha wo kwicarana n'abashumba, ni ukuri uyu ni umugisha ukomeye. Ntushake marene, nzi neza ko hariho abatwumva bari no hafi kurushinga, bari no mu mushinga w'ubukwe. Ni ukuri pe, shaka marene, marene uz'ubwenge, atari marene uza kuza kukwifotorezaho. Wa mwarimu w'urugo yigisha abagore bakiri bato ikindi, marene ugira ibanga,
marene uzakubikira ibanga, marene uzagukurikirana mu rugo akamenya ngo ese ubasha gukora isuku uko bikwiriye. Hari marene nzi, reka mbaho urugero rutoya, hari marene nzi wenda ntabwo ndi bumusobanure cyane, ariko ni umuntu wanjye nawe wa hafi, amaze gushyingira abakobwa bagera muri 26. Uyu marene uzi ko iyo agusanze mu rugo ufite umwanda, uzi ko akurambika, agushakira inkoni. Hari uwo yakubise pe abyaye 4, aramurambika kuko yamushingiye, asanga umwanda waratonze wageze mu marembo, aramurambika imbere y'umugabo we, aramukubita kubera iki? Kubera za nshingano yaziteshutse. Uyu rero niwe marene wa nyawe. Ntabwo tuvuze ngo ba marene ni mukubita abo mwashingiye. Icyo dushatse kuvuga, mukurikirane, umenye ngo uyu mwana w'umukobwa, uyu mwana w'umukobwa, uyu mwana w'umukobwa ese bimeze gute, umukurikirane. Ni nacyo kintu nsaba ba marene, mwasabwe kuba ba marene. Imana yakugiriye icyizere cyo kuba marene, kurikirana uyu mwana w'umukobwa, urugo rw'aba bantu ushingiye. Yego, urukurikirane. Ni ukuri hari igihe ushingira ugaheruka ushingira uwo munsi, umva uzabibazwa 100%, kuko Imana niyo itoranya marene. Iyo kugira icyizere cyo kuba marene, ibivuze ngo kurikirana uru rugo, uyifashe kurukurikirana. Ubwo rero ikintu nababwira ba marene n'abakobwa mushingirwa, ni mumenye ubwenge bwo gushaka abamarene basobanukiwe. Urajya gushaka marene wanataye urugo, marene utubahirije inshingano mu rugo rwe, ufite urugo rwa 5, mu by'ukuri uyu marene azakugira iyihe nama? Nta nama azakugira. Rero shaka marene uzi ubwenge, uzi icyo gukora, uzi urugo, usobanukiwe urugo icyo ari cyo. Mureke gushaka ba marene b'amafoto. Imana ibaha umugisha mwinshi. Ese guha umugisha cyane. Marene uciye ibintu. Marene wataye inshingano zawe, Imana izaze kubaza. Aba bana rero nabo ndi busozanye na pasiteri, umubyeyi Imana iguhereza umugisha cyane, wikije ahantu hakomeye cyane. Pasiteri, marene umubyeyi aravuze ati azabazwa uru rugo ashenye, agize uruhare mu gusenyuka kwarwo, kuko Imana yamutoranyije, umwana amugirira icyizere kugira ngo aze amufashe kujya kubaka, kumuherekeza. Mu mvugo za none cyangwa se mu bigezweho mubize baravuga ngo role model, ureberaho. Kwanza reka be yarebeye ku yakurebye mu nzobe, mwigishe nawe uko ari we b'inzobe, ariko ufata iyo nshingano wenda nta kibazo. Reka twe gukondana uyu mwana watoranyije marene, ahubwo tureye kuri marene. Yaguhisemo nk'inshuti, mubera inshuti nyine, sibyo? Icyo udashoboye mubwira uti rero nanjye byarancanze, wishyiraho kuko nshobora kukuvangira nanjye byamvangiye. Uwiyambura izo nshingano, ashaka undi umugira inama nimba ari inshuti yawe, sibyo? No kugira ngo ejo uzabibazwe. Marene ni role model, yagutoranyije nk'inshuti ye, wenda mwarambanye mu bushuti, yagutoranyije nk'umuntu ufite wagafashe, nawe mwigishe kugafata, ariko aho kugira ngo asenye kuko umugabo atamuhaye ikirunaka, mwigishe nawe agafata, nibura akwigireho icyo kintu. Hari icyo yashingiye hajya. Uyu mwana w'umuhungu ukubitanye na marene atagezemo uruhare mu kumuhitamo, kuko umukobwa niwe wihitiramo marene, ariko hari n'uruhare rw'umuhungu uhitamo pare. Abapare buno munsi nidukome urusyo ngo dukome n'ingasire, sibyo? Bapare hari igihe asubira inyuma akabari nawo gusenyera, kuko pare ni umuntu wubashywe mu rugo. Hari igihe yakirwa bikagira naho yakirirwa ku gitanda cyawe. Ese we wamubwira ngo iki pasiteri? Dusoza bavuze kuri marene na pare. Ngewe urumva icyo navuga, urumva n'ukwirukana iyo dayimoni mu izina rya Yesu, tukayirukana tukayivudukana, kuko ntago byumvikana kabisa. Abazimu bafite imbaraga ariko ntibarusha Imana. Kimwe mu byo navuga mu ijambo rimwe nkurikije ibyo uwo mubyeyi yavugaga, kandi ni ukuri, yaba ku ruhande rwa marene yaba no ku ruhande rwa pare, mu by'ukuri hagomba kuba ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni umukobwa ukeneye marene,
n'umuhungu ukeneye pare bagomba kwiga guhitamo neza. Buriya kimwe mu bintu Imana yahaye umuntu ni uguhitamo. Iyo uhisemo nabi birakureba. Ni nawe duhura n'ibibazo ngo Mana urabona noze niba narahisemo nabi ndabigaruramo Imana mbishakamo iki. Buriya ibintu byose reka nkubwize ukuri. Abantu badukurikirana ku muryango mu nyemerere nge mbabwiza ukuri kabisa. Nge mbabwiza ukuri mureke gushyira Imana mu bibazo. Mwe muri pangira diro zanyu byabakomerana mugahamagara Imana. Ni ukuri Imana iremye umuntu muri Edeni. Uri kubyumva? Kimwe mu bintu yahaye uburenganzira h'umuntu ni uguhitamo. Ni nayo mpamvu yavuze ngo dore nshyize inzira ebyiri imbere yawe, wowe urahitamo. Ntabwo Imana iduhitiramo, wowe wihitiramo. Ubundi abarindira ko Imana ivuga ntabwo ari ngombwa. Ibyo ntabwo ari ngombwa. Iyo wahisemo neza ubanye n'Imana neza, Imana ishyigikira amahitamo yawe. Wabyumvishije neza? Ni kimwe n'umukozi w'Imana uhagaze neza. Ntabwo bisaba ngo yerwe yikanashaka gusa iyo akwatiyeho ijambo byonyine. Yego. Riraba. Rero mureke kuzana diro yanyu n'ibibazo by'Imana. Imana yaduhaye amahitamo. Nawe warahisemo nabi, ibyo birakureba uzarwana izo ntambara zawe. Nawe warahisemo neza, uhumura Imana izabana. Noneho abatarahitamo rero icyo nababwira nuko mugomba guhagarara mugashishoza mugahitamo neza. Abo ni abakobwa benda gushaka n'abahungu, abapare n'abamama. Mwe mwitegura inkoni igihe cyose muzemera inshingano mutazubahiriza. Kuko pare ni umubyeyi, marene ni umubyeyi. Iyo wabaye umubyeyi rero witegure kubazwa inshingano, uzazikubaza sinzi uwo ari we, ariko Imana izazikubaza nubwo abantu batazikubaza. So niba ufite inshingano yo kuba marene, ukaba inshingano yo kuba pare, bikore neza kuko uzabihemberwa. Nicyo navuga. Imana iguhereza umugisha cyane. Urakoze cyane. Pastor ati marene ushobora kuzakubitwa, kandi twari tuzi ko marene ari we ugiye kubadiha ahubwo. No, kumbe nawe hari inkoni imubanguriwe. Nawe ashobora gukubitwa neza atazi. Cyane cyane nsoreze kuri aka kajambo kavuga ngo amarira y'uyu mwana w'umukobwa ushenye ari ku mutwe wa marene. Reka twibutse marene. Kwimyoza k'uyu mugabo bicanze urugakaruta kagenda ari ku mutwe w'uyu muntu bita pare. Cyane cyane abapare mujya gusura iz'abandi basohotsemo. Ibari duhereza umugisha. Ndashaka kugira ngo hari icyo pastor ashoreje avuga ati abashaka kurushinga, abashaka gushaka ni umwaka mwiza. Kubera iki? Kubera ko Imana yahagurukije Pastor Ken kugira ngo ahangane n'ibibazo birimo bisenya umuryango. Imana yahagurukije Pastor James ni impano nyirizina, kuko nibitari ibi birahari. Imana yahagurukije umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana Chantal. Yego, Chantal arahari. Aba bantu bagiye guhitamo nabi gute duhari? Kuki batatugana? Nimba ubona urimo gushidikanya kuri marene wawe, tugana uvuga uti ubundi marene mwiza ni uwuhe, ni uwujuje izihe ndangagaciro. Tugusobanurire tuti nuganira nawe ukumva kubwira ijambo, uzamenye ko yujuje indangagaciro. Turahari. Niki Imana yaduhamagariye. Niyo mpamvu uvuga ngo uyu mwaka ni umwaka mwiza, kuko iki gitangazamakuru bwacyo Imana igiye kucyubaka. Ziko yabimbwiye. Igiye kucyubaka gikwire ku isi yose. Dutumire abamarene bagize uruhare mu kubaho cyane. Uwo mubyeyi uzamuntumirira ariko cyane ubakingo 26 kandi noneho guhera ko yashingiye bwa mbere na nizi Sara cyamukurikirana ibaza imyaka 10. Uwo mubyeyi aracyamukurikirana. Bivuze ngo niba unashingiye umuntu ukabona amaze imyaka 15 mu rugo, nukura cyafite za nshingano za marene. Ni umubyeyi rero marene birangira ngo ku myaka runaka nashaka batinze mu rugo rwe waramushingiye, nubundi ugomba gukomeza kumukurikirana ukareba ngo uko yatangiye nahagejeje biracyameze neza. Iyo tugiye mwiyobokamana, marene aba umubyeyi w'abatisima cyane. Iyo tugiye mu muryango, aba nyirasenge. Yego. Ni umuranga nyirizina. Arakomeza uwo yaranze. Ubuse waranga ikintu rimwe, iyo gitakaje nyine nacyo kiratakaza cyane, sibyo? Murakoze, reka tubashimire ku kiganiro cyiza muduhaye. Yego. Ruvango akandi kantu gatoya, ubutaha tuzababwira kuri ba marene basenya ingo bagatwara abagabo
b'abageni bashingiye. nari nkomoje kuri pare natinye kuvuga aho ngaho kuko uhari kugira ngo uzahivugire. Ni ukuvuga ngo ubutaha turabateguje, tuzabiganiraho, tubabwire uburyo ki umumarene ashobora asubira inyuma akaba ari ugusenyera, nanone pare akaba yasubira inyuma akaba ari we ugusenyera. Oya, hari n'ujyayo ahubwo muri buki akavuga ngo ni ugukazanura, akajya kubaza buki, ngo akajya gukazanura. Hari aho nabyumvishije ejo bundi, baraje ariko bagasanga mpari. hari aho nabyumvishije ejo bundi, nzabibabwira neza. Yego, vubaha arasubira kubera ko ari mu bibazo, umugore ari mu bihe bitameze neza, uwabashingiye akajya kumuhoza shamari, uwabashingiye ngo ndashaka gukazanura. Koko tuzabibabwiraho ubutaha. Yesaba Imana iguha umugisha cyane. Ushoreje ku ijambo ryiza ry'abitizi by'abandi. Akenshi na kenshi reka tuvuge ijambo ko banamenye ko nibanatugana bazatubonaho inama nyinshi kandi nziza. Ntabwo buri jambo ryose warivugira kuri iyi mikoro, ariko iyo mwicaye kuri ka gakeka kamwe k'iwawe mbere yo kumusengera, ibyo ubanza kumubwira ubwabyo ahaguruka agataha utiriwe umusengera. Harimo iki? Harimo ijambo mu bigezweho byitwa ngo ni uguhana pasi. Hari igihe usanga umuntu akugira marene kuko ari wowe wamuhaye wa muhungu cyane pasi, umuntu akaguhitamo nka parazi ngo uri inshuti ye kuko ari wowe wamurangiye wa mukobwa, kumba aguhaye umugore we wa kabiri. Iki kintu uzakivugaho? Nzabisobanuraho. Oya, turabibategura. Inshuti bakunzi b'umuco n'umuryango, ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana nakagaruka tubihoraho. Abatumire ngira ngo uko twabijeje ko uyu mwaka tugiye kugira abatumirwa benshi kandi bitsa cyane kubiriho, apana ku by'amateka. Urumva nk'uru rugero duhaye rw'uyu mumarene, uzamudutumire tunaganire, naho azaba ari hose tuzamusangayo tuganire kubiriho. Uyu mwaka ni udushya kuko ni umwaka mwiza, ni umwaka mwiza. Imana yambwiye ko abagiye kubaka, ushinzwe kwegeranya amashusho n'amakuru ndakeka akiri urubyiruko. Uyu mwaka natarongora bishobora kuzamutera ibindi. Pasteur, mu ijambo rimwe usoza, urabwira icyo bagiye kurongora muri uyu mwaka? Nibiyongere babe benshi nyine, barongore cyane. Imana iguha umugisha. Wa mubyeyi we, mu ijambo rimwe usoza, urabwira iki abagiye kurushinga muri uyu mwaka? Haba njyewe ni uguhitamo neza, haba kuba mugiye kurushingana, haba kuri bubigiremo uruhari. Hitamo neza, hitamo neza, ejo utazarira. Ijambo rigufi riravuga ngo hitamo imaripfa. Guhitamo kwawe Imana iragushyigikira nk'uko pasiteri yavuze. Umubyeyi aravuze ati hitamo neza kugira ngo ejo utazarira, kugira ngo ukumire ayo marira. Ikindi mutugane tubafashe, haba ku muco n'umuryango Gospel TV, haba kuri mama Chantal arahari. Ese wabahereza adresse yawe nyirizina ku telefoni aho bakubona nyuma yaha, kuko abari bubaze ni benshi? Yego, nuvuga ngo nimero yanjye ni 0783 1 4 4 kane inshuro enye, kane. Yego, iyo nimero rero iba no kuri WhatsApp. Yego, ikibazo icyo ari cyo cyose wakwifuza kubaza nagusubiza, kandi twese tugahabwa umugisha n'Imana. Ko n'iki Imana yagushyiriyeho. Yego. Pasteur Karame, ufite channel irimo gukora kandi yose iravuga ku buntu bw'Imana. Amen. Sibyo? Ari abagukurikira iwawe, ari abagukurikiye hano ho watumiye kuri iyi channel y'umuco n'umuryango. Ni ihe message wabaha cyangwa se adresse yawe kuwagukenera yakubona gute? Wankenera byaterwa n'icyo yaba nankenereye kwanza. Urumva ubusunye ushaka kumfunga ntabwo abantu bazaguja mwaki murashukana. Pastor aravuga ngo numukenera ntuzamubura, umwuka w'Imana asakuyobora. Agukenereye icyiza yaca kuri James, uzaca kuri James azakunyereka. Imana iguhereza umugisha cyane.
reka dusozeranyije muri ibi byishimo n'ubundi dusengera abari badukurikiye. Mwakoze, turabakunda. Abari bukurikira ikiganiro, abari buturebe, kora sharinga cyane, tumira benshi bakurikire iyi cano, kubera yuko ibiriho n'ibyo kubaka umuryango, kandi umuryango ni umugabo, ni umugore, n'umwana, nk'uko twabisobanuye kenshi yuko ibigize umuryango ni izo nshingano. Hari igiti, hari ishami, hakaba n'imbuto. Igiti ni umugabo, amashami ni umugore, imbuto ni abana bashibuka kuri uwo muryango kugira ngo umuryango ube wuzuye. Hari byinshi rero byiza mwatubonaho mudusanze, mwaduhamagara. Pastor James nomero murayizi, ibitambuka ku biganiro, kubakurikira ibiganiro ni 8247 mutange comment ku kiganiro kugira ngo uyu mubyeyi hari ibyo abasezeranyije, hari icyo abitse, avuga ati nzitsa kuba marene basenyera abo bashingiye, cyangwa se abapare bajya gukazanura bigize ba sebukwe. Rero mushonje muhishiwe, Imana ibahereze umugisha. Mwakoze kudukurikira, mukore komenti zanyu zibe nyinshi kugira ngo tubone ibyo tuganira ku bibazo mubaza, ndetse mukore na subscribe, ariko igikomeye mubigeze henshi. Imana ibahereze umugisha. Reka dusonze tubasengera, n'ubundi bahesha umugisha mu ijambo rigufi. Imana y'amahoro, uri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa. Turagushimiye yuko wabanye natwe mu kiganiro. Ni ukuri tukuramburiye amaboko, icyubahiro kibi cyawe. Reka iki kiganiro kigere kuri benshi kandi gikomeze guhindurira benshi kukugana. Uwiteka Mwami Imana nyiribihe, ni ukuri turagushimiye yuko wabanye natwe kandi ugakorana natwe iby'ubutwari. Ni ukuri rero tuvuye muri iki kiganiro, ariko wewe ntabwo uvuye kuri twebwe. Nuhabwe icyubahiro rero, ukomeze kubana natwe, ukomeze kugendana natwe, ukomeze gukorana natwe iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Amen. Amen.